twavutse turi abana 16 bavuka ku bagore 5. Nkongera nkavuga ngo wenda impaye umugabo ufite ku mafaranga kuko nari narababaye cyane, nanjye nkarya ku gafaranga nkumva uko kamera, nabyo nkumva byanezeza umutima wanjye. Uyu nguyu yaje kuza arambwira ati nge ndi umusore wavuye i Burundi, naje ndi umusirikare, ubwo ku masambu mbega nturebeye nta masambu mfite mu Rwanda. Arangije arambwira ati kandi kigeretse kuri ibyo utazabyumva no hanze, ubu ndi umusazi uvuye muri Karayesi vuba aha ngaha. Imana yarankijije, ariko mvuye muri Karayesi utazumva ngo nari umusazi bikagutangaza. Ubu nari umusazi wiruka ku gasozi abantu bose bakiruka bagahunga. Banyerekanye niyemeje, ariko numva nta rukundo rurimo. Narinze nkora ubukwe numva Imana ivuze ngo noneho ndabihinduye bivemo. Numvaga n'ubwo byaba ari uwo munsi ku munsi w'ubukwe nahita nkuramo ikanzu nkayishyira hariya. Nambaraga mbese nanyuzwe kera, nambaraga ibyo Imana impaye, nkisiga ubuto, ariko ntihagire n'umenya nuko nanabwisize. Yajyaga aza kundeba nisize ubuto ntanamenye ko nabwisize. Turongeye turabashuje mwebwe mwese abadukurikira, amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo nibibane namwe. Iyi ni Isezerano TV, naho nge mwumva ndi Ngoboka Miriam. Tubahaye ikaze nkuko nubundi ikaze muyihorana, cyane cyane ko tuzi ko mudukurikirana. Turagushima ihoranyije gukora subscribe, na utari wakora subscribe tuguhaye ikaze. Uyu ni wa mwanya tugenda aho dusanga abatumirwa bagiye batandukanye, tukabaganiriza rimwe na rimwe bakaduha ubuhamya, ijambo ry'Imana bikomeza ubugingo bwa beshi, ndetse bigatuma n'abatari bakihannye bihana bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu kuri kamera za Isezerano TV mureba tuhafite umutumirwa, turagira ngo tumusabe atwibwire, atubwire amazina, aho asengera n'uwariwe, kugira ngo n'ubundi tuganire nawe mwamaze kumumenya. Murakoze. Nitwa Mukankubana ya Senta, ndi umumama w'abana 8, ariko hariho abana 7, umwe Imana yaramwisubije. Nsengera ku mudugudu wa Ndera Deperi, ndi umudiyakoni muri paruwase ya Gasogi. Ndumva ari ibyo. Ya Senta, umubyeyi w'abana 7, wakijijwe ryari? Nakijijwe 96. Ariko mu gukizwa kwanjye byo numvaga ntari nyiri umwana, ariko burya iyo wamenye ijambo nubwo waba uri umwana hari igihe Imana igenda iri gukomerezamo. Uko namenyaga kiza neza ngeze hanze, kuko icyo gihe nari ahantu muri oruferine. Kuvuze ngo wari ukiri umwana, ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite nka 16. Turagira ngo rero udusangize ku buhamya bwawe, cyane cyane nk'umuntu wakijijwe muri icyo gihe, warabaye muri aruferina. Ubwo uratubwira impamvu wabaye muri aruferina, hanyuma n'ubundi ukomeze utugezeho n'ubuhamya bwawe. Mvuka ahantu bita za Rubungo, aha nari nturanye n'umugabo witwa Nayinzira, sinzi niba mwari mumuzi. Twari duturanye naho ngaho ahantu hafi ya Zazindira Kimironko. Niho iwacu niho mvuka. Twavutse turi abana 16 bavuka ku bagore 5. Vuga ngo data yarafite abagore 5 nibo narinzi. Muri abo bana 16 twasigaye turi abana 8 b'abagore 3. Igihe kigeze rero intambara ibaye, nyine ababyeyi barapfa. Bamaze gupfa, ababyeyi bamaze gupfa bapfuye tunari kumwe muri 94. Ariko Imana indindira aho hantu ngere sinapfa, kubera yuko ubwo hari Imana yari iteganyije kuzankoresha mu gihe nk'iki ngiki, kuko iyo bitaba ibyo nanjye mba naragiye nk'abandi. Aho hasigaye data, hasigara mama na mukuru wanjye aza gupfa, ngenda sigara nabo bavandimwe bandi batoya bari munsi yanjye. Tumaze gusigara byabaye ngombwa yuko batujyana ahantu kugira ngo babashe kuhaturebera, nyine kuko urumva twari tukiri batoya cyane. Aho hantu turahaba, tumaze kuhaba habayeho ingorane zikomeye, kuko nta bantu twari dufite batwegereye. Nyine baradufataga bakadushyira ahantu, ariko amahoro yari ataraza, urabyumva. Aho hantu naho haguye abana benshi bitewe n'ubuzima bubi twari turimo, ariko naho Imana irahandindira, kubera yuko igihe nk'iki yari izi ko nzayivugira. Abana barapfuye, twari abana benshi cyane. Ibintu byabaye byiza, dusigaye turi abana 300. Iyo umwana yavuga ati nge ndumva ndi bupfe, bwacyaga yapfuye. Ariko aho hantu Imana yarahandindiye,
ngiye sinabasha kuhagwa, nabo twari twasigaranye batoya nabo barahari. Imana ishimwe kuko yandindiye aho hantu. Ubwo ubuzima bwarakomeje, uruferiniza kuba nziza, tubona n'abaterankunga, tubona n'abaturera. Igihe kiza kugera noneho baravuga bati uruferiniza zabaye nyinshi mu gihugu, mu buryo bwo gushaka ko ibigo by'amashuri byongera kuba amashuri, abana bafite imiryango batahe. Nge sinateganyaga gutaha kuko nta muntu nari nzi yuko ariho, ariko twaje kumenya amakuru yuko musaza wacu ariho. Birangije baratubaza ati se murashaka gutaha? Bo bari bafite impungenge z'uko turi abana benshi niyo yadutwara atazadushobora. Ariko nawe amaze kumenya ko turiho aravuga ati nzajya kubatwara. Yaradutwaye, baradusinyira nyine, baraduherekeza, nyuma bakora icyo bita suivizi, baza kudusura. Ubwo buzima tububamo. Ngewe urumva muri 96 nibwo nakijijwe, ariko nkizwa numva ntazi ibintu ndimi byari byo kuko nari nkiri umwana mutoya ntarasobanukirwa n'ubuzima nari naranyuzemo. Ariko ijambo rimwe nubwo waba wararimize rikagufata ku mutima, iryo jambo ushobora kuryubakiraho rikaguha umurongo ngenderwaho w'agakiza. Bajyaga batwigisha indirimbo, bakatwigisha gusenga. Tugeze hanze rero noneho nibwo namenye ubuzima icyo ari cyo, kuko urumva ruferina yageze ahiba nziza, tukajya turya, bakama televiziyo, ibiki, ibintu byose byiza babitugezaho. Ntago nabonaga tumena ibiryo, sinarinzi nzari cyari cyo. Tugeze hanze rero uwo musaza wacu amaze kudutwara, yaratubanye turabana, haciyeho igihe gitoya. Ubwo ngubwo tuza gusanga na mama warahari, umugore wa papa wa mbere nawe yarahari, niwe twagiye dusanga. Ariko ubundi intambara iba, we ntago yarari aho ngaho, yaje kugaruka nyuma ariko yumvise yuko bose batakiriho. Twarabanye nyine, tubana nk'umuntu tutabanye, tutaherukanaga. Bigoye nyine, urumva byari bigoranye cyane, byari bigoye. Musaza wacu aza gufata igihe aravuga ati ngewe ndakuze, ntago kurera abana 7 ntafite urugo byavamo. Agira gutya ahita yishakira umugore. Amaze gushaka umugore dusigarana n'umugore wa papa nyine, turabana nawe, turabana mu bintu bigoye cyane, ntabasha kurondora, ntago nkunda kubikomantaho cyane. Ariko namwe murabyumva ko byari bigoye, abana b'impfubyi babana n'undi muntu batanaherukanaga, byari ibintu biruhije cyane kandi bigoye. Umusaza wacu amaze kubaka rero, umukecuru turabana, haciyeho igihe gitoya abonye yuko ubuzima bugoye, nawe aravuga ati nanjye kubana namwe ntago bigishobotse, mfite papa wanjye ku Gisozi ndagiye. Cyo kora byo narabisabye Imana, ndavuga ngo Mana twarakijijwe, twamenye ukuri, kandi ntago dushaka gutesha agaciro ijambo ryawe ngo bazumve ngo babana birukanye umuntu mukuru mu rugo. Ndasenga ndavuga ngo Mana uyu mubyeyi wacu azahaguruke we wenyine avuga ati birananiye, ndagiye bitaduturutseho. Niko byagenze, hamwe no gusenga buri Imana ijya yumva. Byageze igihe aravuga ati kubarera ngiye ndumva bimbangamiye, none ndagiye, nge mfite data, namwe musigare mwabaho mwapfa, ubwo ngubwo ibyanyu n'Imana ibizi. Aza kwigendera nawe dusigara twenyine. Ariko hagati aho ngaho uwo musaza wacu yari yubatse hafi aho ngaho munsi y'urugo iwacu. Nukuvuga ngo isambu n'ubundi niwe wayirebaga. Tukamubwira tuti se ko ababyeyi bacu basize twumva batubwira yuko abana bakuru bahawe imigabane, twebwe umugabane wacu uri hehe? Yaradusubizaga akatubwira ati isambu ni y'umugore mukuru, mama wacu niwe wageze mu isambu mbere, niwe warimbuye imigenge. Ubwo nukuvuga ko isambu ari iyacu, mwebwe nta ruhare muyifiteho. Ariko kuko nageze hanze ibintu by'agakiza mbiha agaciro cyane, bitewe n'umubabaro mwinshi, ntangira kujya nsenga nkavuga se Mana aba bana bangana gutya nzabagenza gute? Nanjye ndi nkabona. Nukuvuga ngo nabaye umumama ngewe nkiri umwana mutoya, natangiye kurera ndi umwana mutoya. Musaza wanjye nkurikira w'umugore wa gatatu yari papa, ngiye nkaba mama. Iyo twabonaga nk'udufaranga duke yarambwiraga ati ngwino tujye inama y'icyo turi bukore. Ngiye nkaba mama wakaba papa, tugapanga ibintu nyine tukabona biremeye. Twababwira tuti muduha aho duhinga, bati nta hanyu hahari.
bigeze aho mfata igihe nkajya njya gusenga nkabwira Imana se Mana ibi bintu bizagarukira he, nzabigenza gute, kugeza nubwo abana bajyaga bicara bakambaza ngo ariko ubu tuzongera twicare tuba abana bazima turye kabiri nk'abandi. Umusaza wanjye uwo nguwo w'umugore wa gatatu, mama wanjye yatureze turi impinja ebyiri, mama we yaramutaye, ariko gatoya intambara yenda kuba ngo mama aramufata, nawe yari umwana muto cyane, aramubwira ngo uzanderera abana nk'uko nanjye nakureze. Ntago yari azi impamvu abivuze, kuko mu makuru yamuhaye yaramubwiye ati nabonyeje muri impinja ebyiri mama wawe yaragutaye, none kubw'iyo mpamvu nanjye nimpfa abana banjye ntuzabate, uzabasigasire, uzabarere nk'uko nakureze. Yabimbwiye maze kubyara nka gatatu, arambwira ati ntukabone impamvu nabihambiriyeho mama wawe yasize ambwiye gutya na gutya. Turabana, ariko hamwe no gusenga, rimwe njya gusenga Imana ikajya imbwira iti ibyawe ndaje mbikemure mbishyire ku murongo. Noneho nkagendera ku ijambo rya nyiri ijambo, iby'abantu byo nari naramaze kubishyira hasi. Haciyeho igihe gitoya yashatse umugore, ariko ashaka umugore iwabo baroga bya bindi bavuga ngo byo kuroga nyine. Urumva hari abantu baba baragize ibintu byitwa kuroga umwuga. Akimara kumugeza mu rugo, yamushatse ari umugore ubyaye gatatu. Amugejeje mu rugo, urumva ibintu nyine yahise abyita ibye, atangira noneho guhiga jewe. Akajya avuga ati uriya niwe ukerebutse, niwe ufite ubwenge, ndamutse mushoboye n'abandi naba nabashoboye. Kuzi iwacu ntago yakwamangaga, yarazaga agahita asunika urugi. Urumva inzugi zo mu ntambara zari zaranashegeshwe zisa nk'izidafashe, ni ugusunika urugi akinjira. Ibyo yakoraga simbizi, ariko ubwo yaje kuza nyine uwo mugore wa papa gihari, babanja kwifatanya, babonye ko intego yabo itarimo kugerwaho neza, nibwo uwo mukecuru yigendeye amusiga wenyine, we asigara akora ibye. Bigeze aho ngaho nkakomeza mbabwira se mwadukatiye ahantu tukamenya hacu namwe mukamenya hanyu. Bakatubwira ati wapi ntago byavamo. Igihe kimwe ngiye gusenga Imana irambwira ngo taha ibyawe ndabirangije. Nageze mu rugo musaza wacu ahita atubwira ngo ngaho nimuhamagara imiryango baze babagabanye isambu mumenya hanyu tumenya hacu. Twaje guhamagara abantu bari barasigaye, baraza mu gutera intambwe bagabanya, urumva abana 7 birangira isambu yose tuyitwaye. Mu kuyitwara baravuga bati cyo kora ku rutoki mubaheho, kuko icyo gihe babahaye umugabane urutoki ntibabaha. Twabahaye babakatiye ku rutoki, urumva twe twibereye hariya nyine ibintu byose ni Yesu wari ubirimo abiyoboye, barabakatira. Ariko urumva ntago byari kubanezeza nk'abantu bari bafite iyo sambu yose, bigasigara babakatiye kandi kantu gatoya. Twabaye aho ngaho, tubaho ngaho, umugore atubera umugore, aratugerageza mu buryo bwose bushoboka, akajya abwira abantu ati birabyana inzara irabyishe kandi twebwe tumena inyama. Kandi koko barazimenaga, kuko umugabo yari umufundi, urumva abafundi bakoreraga amafaranga menshi icyo gihe. Inyama baraziryaga bakazirya nk'ibishyimbo. Natekereza ko hari 97 icyo gihe inzara yarateye, izuba ryaracanye n'ibyatsi byarumye. Noneho kubera inzara yari imaze kuba nyinshi, bigatuma nanjye ubwenge bwanjye bwari bwarakuze nkiri umwana mutoya, nkavuga ngo reka nsorome imboga. Nasoromaga imboga nkaziteka saa 3 tukazirya saa 3 z'ijoro, ari uko uwo musaza wanjye azanye wenda ikiro cy'ubugari, tukarya izo saa 3 z'ijoro dukoza muri za mboga. Nabwo kuziteka no kuzifata nkazikira mu mazi zigatohamo gakeya, ngahita nzishyira mu isafuriya nta mavuta, ngapfundikira zakubitwa n'umwuka ngateraho ngo zizafata mu isafuriya. Nkababwiye nti rero nimukoreho murarya saa 3 nyine ari uko atahanye ubugari. Urumva ikiro kimwe mu bana 7, umwe ni ugukoraho rimwe n'undi agakoraho rimwe, bikaba birarangiye. Abana inzara yarabishe, cyo kora nkajya mbabwira nti mwihangane mujye ku ishuri, bakanywa amazi bakajya ku ishuri. Imyenda yo twari twarayitahanye n'amavuta, nkababwira nti mukarabe muke. Ikintu nshimira Imana aho hantu nuko naho yahaturindiye, kuko hari igihe kimwe umuryango wigize kuvuga ngo batugabane, umwe ajya hanaha undi ajya hanaha, tubona ntibizavamo. Ndababwiye nti rero ntago byashoboka. Bituma nabo baduzibukira baratwihorera, kuko twari twanze nyine ibyo batubwiye. Tubaho muri ubwo buzima, inzara iratwica. Cyo kora harimo bamwe bagerageza kugira ukuntu badufasha bakaduha nk'ibyo kurya rimwe na rimwe,
ariko urumva kimuhana kaza imvura ihise tububamo. Igihe kiragera rero uwo mugore akajya ambwira ati waruzi uko baroga? Ndamubwira nti ngiye ntago nzi ukuntu baroga. Arambwira ati abandi tujya tubaroga tutavuze, ariko we kukuroga biroroshye cyane no kubikubwira ntacyo bitwaye, kubera yuko nta muntu uzagukurikirana ngo arakuvuza, nta nuzakubaza amakuru y'ibyo ubamo. Arambwira ati wowe kukuroga ni ibintu byanjye ndakwifitiye gutya. Naramusubije ni nta kibazo. Arambwira ati rero ujye ugira ngo ni imikino, nkunda kubikubwira ukagira ngo ni imikino. Yakundaga kubimbwira inshuro nyinshi ngahora mpangayitse, ariko nkakunda kubana n'abantu bakuze kandi bakunda kubana nabo nibo bampaga amakuru y'ibizaba, kuko nge ntabyo nabaga nzi. Nakuburira umukecuru akambwira ati mwana wanjye uyu munsi rero gahunda zimeze gutya, uramenye ntuzarye kwa runaka, uramenye wowe mu bantu bazapfa mbere urimo. Nahoraga mbwirwa ayo majwi yameze gutyo, ariko nkavuga nti ntacyo ubwo ndimo no kubimenya, bigatuma mpindura imikorere yo gusenga. Nkabwira Imana nose Imana bimeze gute ko ndi kumva amajwi ameze gutya na gutya, nzabyifatemo gute? Nukuvuga ngo ibyanjye yabinyuzaga mu bantu kubera ko nayisenze, bigatuma bamena amabanga yabo bakabivuga nkabimenya. Rimwe njya gusenga amasengesho y'iminsi 2, nyavuyemo ansanga hano ndimo guhinga hano mu rutoki, arampamagara mu izina. Arambwira ngo Mukankubana, ndamwitaba. Ngo harya ngo ibintu mpora nkubwira urabyumva? Ndamubwira nti ndabyumva. Ujye ugira ngo ni imikino se? Ntisimbizi. Arambwira ngo wowe nzakwica uhagaze, ntago nzakwica ngo nkurangize, ubundi uzapfa uhagaze. Icyambere cyo ntuzashaka umugabo, icyo ni kimwe. Ntago uzashaka. Arambwira ngo nta mugabo uzabona rimwe, nta mugabo uzabona kabiri, nta mugabo uzabona gatatu. Abimbwira inshuro 3. Ariko ubwo nari mfite amavuta mvanye mu masengesho y'iminsi 2, iyo umuntu yagiye gusenga agiye ajyanye umutima we wose, asabana n'Imana ikagira n'ibintu mubwira. Ndangije ndamubwira nti nuko mbwiye. Ndamubwira nti wowe ko wamubonye ushaje watanze iki? Ndamubwira nti nanjye mpagaze ku maguru yanjye 2 hamwe na Yesu nizeye. Mu izina rya Yesu rimwe nzabona umugabo, mu izina rya Yesu 2 nzabona umugabo, mu izina rya Yesu 3 nzabona umugabo. Arangije arambwira ngo nta kindi usigaje. Ndamubwira nti uremera yuko Imana zacu dukorera? Ufite iyo ukorera nanjye mfite iyo nkorera. Uremera yuko Imana yanjye nirusha iyawe amaboko uzakurikira iyanjye? Arangije arambwira ngo araseka. Arambwira ngo yawe ngo nirusha iyanjye amaboko ngo nzayikurikira. Nanjye ndamubwira nti umva, nanjye yawe niruti iyanjye amaboko, ubwo nzamenya ko nta Mana nsenga, nzakurikira iyo senga. Yakundaga no kumbwira ijambara akambwira ngo nugire niyo Mana yawe usenga ukabona uwo mugabo, uzapfa utabyaye, uzapfa udashyize ku ibere. Ayo magambo yakundaga kuyambwira inshuro nyinshi. Tubana gutyo ibintu bikomeye, ubuyobozi buhora buhurura, agakora ibintu akavuga ngo nitwe twabikoze, ku buryo n'ubuyobozi nyine bwageze aho birabacanga bakayoberwa ibyo ari byo. Ariko birangira ku munota wa nyuma ageze gutya yarwaye diare, afatwa na diare byoroshye. Ariko mu gusenga kwanye nahoraga mbwira Imana, Mana wambabariye aba bantu ukabimura cyangwa ukamuha agakiza nyirizina, kuko sinigeze nifuza ngo azapfe. Naravuga ngo izamuha agakiza cyangwa ibimure ibavane munsi yacu. Yafashwe na diare cyumweru kimwe, agiye iwabo, agiyeyo twumva ngo yapfuye. Nyuma y'urupfu rwe, mbere yaho gato yatari yapfa, mukuru wanjye yarasabwe uwo ku wundi mugore. Arasabwa, baranywa, umugabo wamusabye ako kanya abwira bamuherekeza ati mugende ngiye kwihagarika hariya mu gihuru ndaje. Ari umugeni wasabye. Yaragiye, abandi uko bagatashye, undi ahita agenda yishingira ku mugore ubyaye 3. Twumva saa 11 mu gitondo baratubwiye ngo kanaka yishingiye ku mugore ubyaye 3. Ubwo murumva ko ubukwe butakiriho. Nahise ngwa mu kantu nibaza ibintu bibaye, ndavuga nti bya bintu wa mugore ajya tubwira burya nibyo. Ariko nahagarara ku ijambo ry'Imana, nkavuga ni mu ijuru hari Imana ishobora byose, mu ijuru hari Imana ishoboye, akaba ari cyo mpagararaho. Amaze gupfa rero, iyo atarapfa mbere yaho gatoya, iyo hazaga nk'umuntu w'umusore, yarabaririzaga ngo uriya musore yaje gusura ndi.
ubwo yirirwaga yatanze amakuru akavuga ati kwa runaka wa mukobwa bamusuye yasuwe n'umusore umeze gutya na gutya, nyine yahoraga tugenda hiteka ryose. Sinzi ikintu Imana yabikoreye, wenda yabonaga ko imigambi yari afite yayikoze cyangwa azanakomeza no kuyikora. Sinzi uburyo Imana yabikozemo nuko yabigenje. Tubona twumva amakuru atubwiye yuko yapfuye, ku buryo no kumushyingura habayeho ikibazo. Ubuyobozi burahagarara bati mukuru umupfu mu nzu, bamwe bati umupfu utadukurikira, nyine urumva bari abantu ba ruharwa bazwi. Ariko nubwo yarapfuye ntago buryo umuntu abikora ari umwe, abafite n'abandi bantu b'amashamikiyeho. Twabayeho nyine tubona dukiza umusongo umwe, na musaza wacu aza kugurisha arigendera, dusigara aho ngaho kuri uwo musozi. Nibwo nagize gutya Imana ikora igitangaza, ntangira kurambagizwa. Nangiye kurambagizwa, Imana najyaga njya gusenga ikambwira, rimwe nagiye gusenga irambwira muri ari amagambo yo mu Gutegeka kwa 2:28 ngo mwana wanjye nugira umwete wo kumvira amategeko y'Uwiteka Imana igutegeka uyu munsi, imigisha izakuzaho. Ndayasoma ngeze ku murongo wa 14 ngira ngo uravuga ngo ariko ni wanga kumvira amategeko y'Uwiteka Imana igutegeka uyu munsi, imivumo yose izakuzaho. Nukuvuga ngo nararambagijwe n'umusore rwose. Umusore mwiyumvamo ubundi muri kamere yanjye, kubera no kubana n'abana no kuyobora urugo, numvaga ntazishingira. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, numvaga ntazatwariranira mu rugo, ko najyaga numva abantu bakuru bavuga ngo iyo umwana mukuru usa nk'uzi ubwenge atwaye inda mu rugo, ngo n'abandi bose bamukurikiyeho bazitwarira iwabo. Icyo kintu narakirwanyije hamwe no gusenga nkinginga Imana, ndavuga ngo Mana uzankorera ubukwe ku buryo n'abarumuna banjye n'abasaza banjye bandi nyuma bazakora ubukwe. Uwo musore yaje kundambagiza, turakundana cyane rwose, turakundana cyane. Bigezemo hagati arambwira ati noneho dushaka ukuntu twipimisha tumenye ko turi bazima, tubijyane mu muryango dukora ubukwe. Ibyo narabimwemereye kuko naramukunze, ko naravugaga ko nzakunda umusore ukijijwe. N'abandi bose barazaga, ariko numvaga nzakunda umusore ukijijwe ibyo ari byo byose, utazambangamira mu buzima bwo gusenga. Twarabanye, ariko hagati aho ngaho bigezemo hagati tutarajya no kwerekanwa mu miryango, uyu nguyu yigize kuza rimwe kundambagiza. Ubwo nawe araza kuvuga uko yaje, aza kundambagiza, ariko numva simbishyikiriye. Yaje gute? Yaraje arambwira ati ubu ngewe ndi umusore wavuye i Burundi, ariko nza ndi umusirikare. Ubundi nge muri kamere yanjye numvaga ko nzashakwa n'umusore ufite isambu nini, kuko ibyo kwiga byo wenda sinari narabyize niza 6 ya primaire. Numvaga abantu bize nk'abashinga hagati cyane, ariko navuga ngo byibuze Imana impaye umugabo ufite isambu, naba mbonye itangiriro ry'ubuzima, kubera ko guhinga nari mbimenyereye, nkumva ntacyo bizantwara. Nkongera nkavuga ngo wenda impaye umugabo ufite ku mafaranga, kuko nari narababaye cyane, nanjye nkarya ku gafaranga nkumva uko kamera, nabyo nkumva byanezeza umutima wanjye. Uwo wari uje kundambagiza yari umusore ufite inzu muri Kigali hariya mu Izindiro. Yari umusore rwose wambara akaberwa, yari umuririmbyi, yari umucuranzi. Urumva ko ibyangombwa nabwiraga Imana asa nkaho yari abifite. Arangije uyu nguyu yaje kuza arambwira ati nge ndi umusore wavuye i Burundi, naje ndi umusirikare. Ubwo ku masambu mbega nturebeye nta masambu mfite mu Rwanda. Ku mafaranga naho mfite amafaranga 100 kuri konte. Nunyemerera ko numva umutima umata kukubwira ibyo ndimo kukubwira, ukanyemerera ko tuzabana, nzagukwa amafaranga 50,000. 50 niyo uzaza ukarya, ubwo nashira nta bindi uzambaza. Arangije arambwira ati kandi ikigeretse kuri ibyo, ndi umusore ufite ubumuga, sinzaba umufundi, sinzaba n'umuyedi. Arangije arambwira ati kandi ikigeretse kuri ibyo utazabyumva no hanze, ubu ndi umusazi uvuye muri Karayesi vuba aha ngaha. Imana yarankijije, ariko mvuye muri Karayesi utazumva ngo nari umusazi bikagutangaza. Ubu nari umusazi wiruka ku gasozi abantu bose bakiruka bagahunga. Ndangije mpita mfata umuntu wabaye umusirikare, umuntu udafite amafaranga, umuntu w'ikimuga, noneho nkajya nibaza ngo ubwo ninjye uzajya kuba umugabo noneho.
ndabyumvira numva ubwo buzima bukomeye, numva ntazabishobora. Ndamubwira ariko ubwo n'uwo ngo yari agihari ko nari nifite nibitseho nyine, byatumye mubwira rero mva iyi nzira ntuzayigarukemo rwose, igendere iyi nzira, ntago ari wowe Imana yambwiye. Bundi Imana yajyaga imbwira ngo nzaguha umugisha, nunyumvira nzagukorera ibi, nkumva ko umugisha nyine ari ibyo byose narondoye. Arabimbwira ndavuga nti wowe ntago uri uw'umugisha, wowe genda ntago uri uw'umugisha, mu migisha Imana yambwiye ntago urimo. Arangije arambwira ngo dada we, ngo none se ngo ubwo urampakaniye koko? Ndamubwira ni ugende nyuma y'iminsi 15 uzaze nzagusubiza. Ariko wa undi wa mbere Imana yakundaga guhora imumbwira, ikambwira ati uriya musore ureba, buriya urarebera inyuma, imbere nta kibamo. Nari umudiyakoni asengewe nkiri umukobwa ngewe. Imana ikangimbwira mwana wanjye ko wankoreye, wambabariye ukareka ko nashaka kuzongera kurira. Ikambwira ati namarira uzaririra kuri uriya musore, nta muntu uzayaguhanagura. Nareba ukuntu acuranga gitari, nareba ukuntu yiterera hejuru, nareba ukuntu ari umusore ushinguye. Navuga nti Imana, abahanuzi nawe umenya hari igihe babeshye. Umuntu ukijijwe kuri ya birashoboka ko ibintu Imana imbwira byambaho, nkumva kubishyikira, ntago ndimo kubishyikira rwose. Imana ikongera ikabimbwira, birangije arambwira ati noneho ndashaka yuko nkwerekana mu miryango, kuko twari tumaze kumenya ko turi bazima, noneho bamara kukwemera tugakora ubukwe. Yanjyanye iwabo nyine angicisha mu miryango, bata umugore n'uriya rwose. Iwacu bari abana nyine urabyumva, naho nari kubajyana bari kujyaho. Mugejejeho bati nta kibazo. Byageze aho ngaho nyine, ubwo urumva twari twaravuye kwipimisha. Imana ariko ihora imbwira ngo ni inyuma mwana wanjye ko wankoreye, wambabariye ugacinzira nkuyoboye, wambabariye ugacinzira nkuyoboye. Ngiye simbyumve. Haje kuza umukobwa uvuye Tanzania, ariko ikintu cyantangaje nuko n'ubu ngubu atari we babana. Yaje ari impuruzo yo kumvanamo Imana yohereje gusa. Araza yikubita muri korari yabo, yari umukobwa wuzura umwuka wera, agakora kwibati rwose, uzi kuririmba, mwiza muremure, mwiza cyane. Sindi bumuvuga izina. Bararirimbanye, haciyeho igihe gitoya abaririmbye baririmbana nawe bari banzi, bakaza bakambwira ati ariko tubona runaka agendana na runaka, tubona ibintu bikomeye. Yaba bimbwa ari umukobwa, ntabwo nuko ngiye kugusiga iwanyu, na amashyara aba yabateye. Bigeze abantu bose bamaze kumbona ukuntu meze, baravuga bati tumureka zibonere. Barabana, igihe kiragera baza kujya basohokana noneho, kandi ngiye mu buzima sinigeze nsohokana nawe. Yanambazaga icyo nkunda nkamubwira nti nta kibazo. N'amavuta ari amavuta ntigeze yangurira, naratahaga nkagura ubuto bw'ijana tukabwisiga, amavuta twatanye yaradushiranye tukanabo karanga. Sinigeze musaba n'amavuta, usibye umutobe we nanyweye turi Remera twagiye kwipimisha. Nta kindi kintu cyenzi. Ko mu bintu naririnze navuze ngo sinzakura ibyinyo by'abasore ejo hatazagira ibingaruka. Ntago nigeze nkura ibyinyo ngewe, nambaraga mbese nanyuzwe kera. Nambaraga ibyo Imana impaye, nkisiga ubuto, ariko ntagire numenya nuko nanabwisize. Yajyaga aza kundeba nisize ubuto ntanamenye ko nabwisize, ariko nabwo yansangaga ku rusengero kuko mu rugo ntiyarahaze. Birangije mu kubimbwira nkajya mbabwira ubwo namashyari, nkabibwirwa n'abato n'abakuru. Bigeze aho ngaho bamaze kumva biyumvana namo neza, nibwo yigiriye inama aranyandikira. Arambwira ngo rwose uri umukobwa mwiza, nta kibazo ufite. Arangije yandikaho ngo icyitonderwa, uru rukara iwanyu muranahinga. Hari na mama we yarahingaga. Ndangije ndavuga ngo ubwo ndurukara nanahinga nyine, ubwo nicyo nzize, ku buryo yanashyizeho akavuga ati se ubu ngusohokanye najya ngucisha he mu mujyi wa Kigali. Numva aranyishe. Ndangije ntekereje ko Imana yari yaranamumbujije, nyine narababaye nk'umuntu narihaye wese, ariko ndangije kubitindaho ndavuga ngo reka ndeke kubitindaho mbyihorere, nta kundi nyine ubwo nuko bibaye. Naje kubaho ngaho, uyu nguyu naramuhaye iminsi yo kuzaza kumbazaho. Araza arambaza ati dada we, iminsi 15 ishize, none se Imana yawe yakubwiye ngo iki? Ndamubwira nti rero njyewe nta Imana yambwiye, ariko kujya mu cyumba iminsi 2 utamena n'amacanjwe. Buriya abantu basenga amasengesho yitwa kwiziza ubusa, atagize icyavuze imbere y'Imana. Nanjye icyo gihe nasenza amasengesho atagize icyavuze imbere y'Imana, kuko
najyanyemo kamere ndi muri Mana. Ubu se nigeze ngusaba umusazi, nigeze ngusaba umugabo w'umukene kuriya w'ikimuga. Ubu se ninjye uzajya kuba umugabo, ninjye uzaba umugabo mu rugo. Nkabona ni imiruho njya mu yindi, ndavuga Mana nagaruka nzahita muhakanira, nta n'ibindi bintu byinshi. 15 yarashize aza kumbaza ati none se dada we, Imana yawe yakubwiye ngo iki? Numva Imana yanjye nta kintu yambwiye, yaranyihoreye. Buriya hari ukuntu umuntu asenga akavuga ati wenda narose, nta nibibi narose, nta nibyiza narose, gusa navanyemo kamere. Ndamubwira nti rero none igendera urambagiza ahandi, nanjye nzarambagizwa n'abandi, cyo kora inzira ntuzayigarukemo. Ndamubwira nti cyo kora nzakugirira ibanga, bya bindi byose watondaguye umbwira nabyo nzavuga, nzakugirira ibanga sinzabivuga. Dutandukana gutyo. Ubuzima nabubayemo urumva hahise hikubitaho urugamba rwo kurwana intambara y'uwo mukobwa na wa musore, kuko naje kumenya yuko ngo byari ukugira ngo amunceho burundu, ntazongera kumutekereza. Yatangiye kujya atumaho abantu ati nzamukubita, aramvuga kandi sinamuvugaga. Arangije nkajya ntekereza ukuntu nzanyura iwabo akankubita. Nkareba rero umudiyakoni wakubitiwe mu muhanda, abantu bahuruye bakavuga bati aba bantu bapfuye iki? Bati bapfuye umusore runaka. Numvaga ari ikintu gikomeye kuri njyewe nk'umuntu w'umukozi w'Imana, abantu bazi. Kandi koko byaba ari n'igisobe, uramutse ukubitiwe mu muhanda mupfa umusore, byaba ari igisebo gikomeye cyane. Ndagenda ndananuka, musaza wanjye akajya ambaza ati ko mbona urimo kunanuka uko bwije nuko bukeye, ubabajwe nuko runaka yakwanze. Niwe musore wenyine, ntago yarazi ikibazo mfite, nari ndimo kurwana ikibazo cy'uwo mukobwa. Ariko nkajya nsenga nkavuga Mana uzambabarire, sinzakubitirwe mu muhanda n'umukobwa dupfa umusore. Ngiye naye naramuretse nyine, numvaga ubwo ko muzibukiriye muretse, cyane cyane ko n'Imana yamumbuzaga. Byaje gutinda mbona Imana rwose iramunkijije. Bigeze aho n'ibintu byo gusenga mu magurupe ibiki ndabigabanya ngo numve ko mu mutwe hatuza, ko najyaga gusenga Imana igakomoza kuri bya bindi, kambwira ngo mwana wanjye wakemeye inzira nkuyobora. Ari n'ahantu nagiye gusura, ngezeyo barambwira ngo dore umuntu ngo wanze ubushake bw'Imana. Ngo ariko ngo uzi ko ngo hari igihe ngo wanga ubushake bw'Imana ngo kazabyemera bitagishobotse. Nyari ikabuga nahise mbabwira intumva mu nsengere ntahe, ndumva ibyo bintu muri kumbwira ntari kubyumva. Bahita bavuga ngo ngo musengere ngo atahe. Nangaga umuntu bikomozaho kuko sinashakaga kubyumva. Uyu nguyu ntago namushakaga rwose na gatoya. Baransengera nditahira. Ndagenda mbiyo ngiyo, ariko gusenga nkajya nsenga ku cyumweru no mu materaniro y'imibyizi, ariko kuvuga ngo ndajya mu magurupe nsa n'umuntu wabigabanyije. Buriye umuntu wasenze cyane yabiretse ahita amera nk'igipamara kitagira imyambi. Ngiye kumva numva naranamutse, numva ibintu byo gusenga birimo kugenda binshiramo, ntangira gutekereza nyamara uku niko abantu bajya bagwa. Ndavuga nti uku niko abantu bajya bagwa, wasubira gusenga nkumva iki Imana irimo kumvugaho muri iyi minsi. Byaciyeho igihe haza umugabo w'ikayanga arambwira ngo umva uko Uwiteka Imana ntumye. Yaje anayoboza, ntiyarazi mu rugo, yaje ayoboza ku rusengero. Arambwira ati nabonye ishusho y'ubukwe bwawe. Niwabonye umukwe wamubonye? Uwo tuzakorana ubukwe wamubonye? Arambwira ati sinabonye umukwe, cyo kora nabonye ishusho. Arambwira ati nabonye ubukwe bwiza cyane imbere yawe, bwiza burimo ibintu byose butabuze ikintu na kimwe. Ubundi nibaza ukuntu nzanakora n'ubukwe ndi impfubyi itagira epfo na ruguru, nta n'amafaranga. Urumva urugo rurimo abana 7 twisiga ubuto, urumva gushyikira kuzakora ubukwe ni ibintu bikomeye. Ambwira ati nabonye ishusho y'ubukwe, ariko Imana yambwiye ngo ube maso usenge, ube hafi kwereka ibyawe. Nibwo nahise nigira inama, ndavuga ngo reka nsubire gusenga. Groupe nasengagamo bari barambuze, bagiye kubona babona ndagarutse. Baje kumbwira ati se ko dufite amasengesho y'iminsi 2 uzayabonekamo? Ndababwira nti nge ndumva nzayabonekamo. Umunsi nagiye gusenga muri ayo masengesho nibwo igisubizo cy'uyu nguyu cyongeye kugaruka. Twaragiye turasenga, turahimbaza muzi gahunda z'abarokore, kwatura kugira ngo umuntu agirane ubusabane n'Imana. Ari nabwo nahise mbwirwa ari amagambo yo mu gutegeka kwa 2 ngo nugira umwe to kunyumvira. Ngiye kumva numva amagambo ndayabwiwe, anyura mu ijambo ndayumva. Haciye hakanya
numva mbuza amahoro, ariko nkibaza ngo se ko mu rugo nasize ari amahoro, burya iyo wasize ikintu mu rugo byari byo byose ntago wahangayika. Nkumva nta nicyo napfuye n'abana. Ubwo iyo umutima urimo kukurya ni kurushaho gutekereza wisuzuma nk'umuntu w'umukristo, keretse umuntu utagira umutima nama umugenga cyangwa umwuka wera ni utatekereza kuri ibyo. Ariko wowe uyu mutima ubuza amahoro utangira kubaza ati se niki cyabaye. Ntangira kuvuga se ko mbuza amahoro ubu habaye iki. Kuva mu rugo ngera ku rusengero byari igice cy'isaha, kandi hari hamaze kuba 3 z'ijoro. Numva buriya hari igihe amajwi arwanira muri wowe, iyo amajwi arimo kurwanira mu muntu ntabwo wowe wamenya ikiri muri jewe. Nkumva ijwi ririmo kumbwira ngo ariko ngo wabuza amahoro, ngo isohokere wigire muri iriya nzu. Nkumva irindi jwi ryongorera gahoro riraje ngo none se ngo nusohoka ngo ukagenda ngo bagenzi bawe nibaza bakakubaza ngo ko wasohotse urabasubiza ko wasohowe niki. Irindi jwi ngo noneho ngo niba ari ibyo ngo isohokere witahire. Urumva ahantu h'igice cy'isaha mu giturage, imihanda yo mu giturage na ahantu haba hari mu ntoki mu mashyamba mu biki. Ijwi rirongera rambwira ngo none se nusohoka ukagera hari amwikoni bakakwica, izi 3 urabuze ziki. Mbura inzira nyireba, urusengero rwari rufunguye, mbura ubwahaguruka ngo nsohoke ngende, mbura inzira. Nguma aho ngaho mbura amahoro nkakomeza mbaza Imana, nose Imana niki cyabaye. Giye kumva numva ijwi rifite imbaraga rirambwiye ngo reba hariya ku rukuta. Ku rukuta se ndahareba iki? Reba hariya ku rukuta. Ujya ubona muri buka filimi bajyaga berekanira ku bitambaro kera biri ku rukuta. Ngiye kubona mbona igitambaro gutya kimarite ku rukuta. Nararebaga sinari nsinziriye, nerekwaga ndeba. Ngiye kubona mbona ifoto y'uyu nguyu iramanutse ihise yimarikaho. Ijwi rirambwira ngo dore umutware muzabana iteka. Rirongera risubiramo ngo dore umutware muzabana iteka. Ndangije ndavuga Imana ibi byo ntago byavamo ntibyanashoboka. Uyu namwanze kera cyane ntago yituzabana. Cyambere ni umukene, cya kabiri ni umusazi, cya gatatu ni demob itagira amafaranga. Cyakora yarambwiye ati unyemere rwose mfite akazu mu mudugudu w'Indera gafite ibyumba 3 na saro. Nicyo cyonyine ncungiraho. Ubwo ibindi ntuzambaze. Mbwira Imana uriya muntu igihe namusezereye ntukizi. Ntagari we niwe siwe n'umusazi ni naje kubyemera nsa nk'umuntu nkumva ururimi rwuzuye akanwa, sindimo no kubasha gusohora ijwi. Noneho ikintu nashindutse mvuga naravuze ngo Mana we ngo mbabarira ndabyemeye. Bita nshiguka ndakanaguzwa, umuntu twari kumwe ahita nkoma arambwira ngo ubaye iki. Ndamubwira ntimvuze ngo iki ahubwo. Arambwira ngo simbizi ngo mbonye ukanura cyane, ngo mbona uravuze ngo cyokora sinumvisha ibyo uvuze. Ndamubwira niceceka mu gitondo ndakubwira. Twarasenza kuko nari maze kubyemera, noneho numva gusenga biremeye. Ariko igihe kiza kugera haba amasaha yo kuruhuka 10:00 mu kadomo. Numva ijwi rirongerera rirankumanza rambwira ngo kanguka senga. Rirambwira ngo ntukarebe uburanga cyangwa igihagararo inshuro 3. Ntukarebe uburanga cyangwa igihagararo, kandi no uzajya kumushaka kuko we ntazagaruka. Bitangira ikizami cyo kuzajya kumushaka n'ibigambo namubwiye n'ukuntu twatandukanye, numva bimbereye umutwaro ukomeye. Ariko umutima nama wanjye ngira inama, uravuga iti andika. Njya kumushaka naranditse, sinigize ngi wabo naranditse, ariko ubwo ntumbaze ngo wanditse ibiki sinda ndabyibuka. Cyo ko naranditseho zambabarira nk'ijana. Mbwira umuntu twari senganaga ni n'umudiyakoni ubu ngubu yadoderaga aho ngaho iwacu. Ndamubwira nti rero uru rupapuro urunjyanira urumpere runaka, ntugire undi muntu runyuzeho, urumuhereze ubundi arusome ibyo avuga uzazumbwire. Yararumushyiriye koko ararusoma, agezemo hagati zinene rikize hagati sinaribanje, narishyize hagati. Arangije asomamo ya senta. Arangije ahita muhindukira ngo aramubwira ngo uyu muntu ngo nanjye ngo sinkimutekereza, ngo ibyo nabivuyemo nyine ngo bashaka no gusa nk'abashwanaho gakeya ku buryo yaraje arampinduka. Arambwira ati wakoze iki? Se ni iki nakoze? Arambwira ngo isura nabonye ngo ntuzifuze kuyibona. Ntingo iki? Ndakubwiye ngo isura nabonye ntuzifuze kuyibona.
ikigeretse kuri ibyo ntuzongere kuntuma, ujye ubifata ubyijyanire, ntuzongere kuntuma. Mbonye nawe yarakaye bikomeye, ndamubwira ntumva ntago nzongera kugutuma, nzajya nigirayo njye kumwishakira, sinzongera kugutuma. Ariko ubwo nawe dutandukana harimo akantu nyine, kubera ko nari namutumye, ariko nanjye ubwo ntago nari nzi ko biri bumugendekere gutyo. Nibereye aho ngaho nkajya njya gusenga, cyokora uyu nguyu ngo aza kuzajya nshaka ariko ntambone, nawe aza kwandika urupapuro. Yanditse urupapuro arambwira ngo tuzabonane. Urumva hari haciyeho igihe kinini, hari haciyeho igihe kinini, hafi imyaka 3. Mu kubonana nawe bwa mbere twarabonanye, arambwira ngo ibyo wankoreye ndakubabariye, nanjye ibyo nagukoreye umbabarire, ariko ndifuza ko mu kwezi gutaha bazatwerekana. Ndaseka. Bugase bazatwerekana iwacu barakuzi. Ni wabo nanjye nari ntaranahagera. Iwacu uko batakuzi bazatwerekana gute? Ibintu numva birancanze. Mpita mubwira nti nta n'imyenda nifitiye. Yarambwiye ati se urinda umbwira ngo nta myenda ufite? Sinakubwiye ko mfite 100,000. N'imyenda nerekanwe nambaye niwe wayiguze. Tuzagende nyine mbikuzeho, ubundi ugura imyenda uzerekanwa wambaye. Haciyeho iminsi mike numva pastor arampamagaye arambwira ati se witeguye kwerekanwa? Ngaho rero nibwo namubwiye nti rero uzaze nkujyane iwacu, utazaziyoboza. Namujyanye iwacu twenda kwerekanwa habura iminsi mikeya. Ndahamujyana nyine ndababwiye nti uyu ni umukwe wanyu nyine. Nabo bagwa mu kantu byarabatunguye. Ubwo byageze aho ngaho nyine, ubwo mu kwezi gutaha baratwerekana baratwerekanye, ariko batwerekana ndi ku ijambo rye, nabyemeye niyemeje ibintu byose, mvuga ngo nzarya cyangwa sinzarya, nzambara cyangwa sinzambara. Numvaga ko nzakuramo ikanzu ngahita njya guhingira abaturage kugira ngo turye, ko yanyerekaga ubumuga bwe nkabubona. Avuga nyine ubwo ndiyemeje, nemeye kubaka urugo, ubwo n'urugo rw'imiruho nyine urabyumva. Banyerekanye niyemeje, ariko numva nta rukundo rurimo. Narinze nkora ubukwe numva Imana ivuze ngo noneho ndabihinduye bivemo. Numvaga n'ubwo byaba ari uwo munsi ku munsi w'ubukwe nahita nkuramo ikanzu nkayishyira hariya, ko sinigize mwiyumvamo na gato. Nawe nari narabivuyemo, naramwanze, nawe wabonaga ari ibintu ahora ajya amavamo, ukuntu ubona nawe bitamufasheho cyane. Ariko ndavuga intubwo ari Imana yavuze, reka ngende buri Imana yavuze iba yavuze, nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho, kandi kurikirana ijambo ryayo kugeza risohoye. Igihe cyaje kugera, ubwo ngubwo nditegura nyine, hari harimo udutoki dukeya ndenga havamo umutobe ijerekani, ngura n'udufata tungahe twabageni nyine. Imana iranankorera rwose, impa n'ikiro cy'inyama, impa n'agafiriti, impa n'agaceri, ku buryo abantu baje rwose barariye. Igihe cyarageze turerekanwa, tumaze kwerekanwa njyana abantu kubakira mu rugo. Tugezeyo turariye baranyweye, barangije bati nyamara ibi bintu ni byiza. Umuntu umwe ahita abamara avuga ati nyamara abo batwemereye mu kwezi gukurikiyeho twaza tugasaba tugakwa. Urumva 50,000 yarabyibitseho, ntago ari ibintu byari bigoye, ntibyari bikiri 50, ubwo nako 50 yarabyibitseho. Barangije bose bakoma amashyi. Ndavuga nti ngaho babaza musaza wanjye, none se tuzaze dusabe dukwe? Ati muzaze. Nawe ariko yarambwiye ngo yabyemeye ari ibintu byo kwikinira, ngo ntabwo yarazi ko babikomeje. Haciyeho ukwezi kumwe bahise baza barasaba barakwa, azana bya 50 bye. Imana iritamurura uko yambwiye ubukwe, ntitaye ngo nta bintu mfite. Imana yankoreye ubukwe bwiza bwo gusaba no gukwa. Korarizana ibyuma ku musozi mu cyaro, urumva mu cyaro hageze ibyuma, barestara, abaririmbyi bararirimba barafashwa, abantu bose barafashwa. Abo hakurya ku musozi n'abo hakuno bose bahuruzwa n'ibyuma, bavuga bati tujye kureba igitangaza cyabaye kwa Kanyabikari. Papa wanjye yitwaga Kanyabikari. Abantu niyo barebye umufutuna ari abantu benshi cyane, barahurura abantu bose nyine ubukwe buraba burarangira. Ariko kuri uyu muntu aba arimo kuramukanya n'abakwe, nza guhobera umudamu umwe ahita nyongorera, arambwira mu baje gusaba nyine, arambwira ati rero ugiye kubaka urugo, ariko hari ikintu Imana imbwiye.
arambwira ati Imana irambwiye ngo ugiye guhura n'ikigeragezo gikomeye ariko nuba mu mwanya wo gusenga Imana izakurwanirira. Bo twari mu bukwe ndabizirikana ariko sinumva mbyitayeho cyane kuko twari mu ubukwe buza kurangira barataha, nongera ntekereza ibintu yambwiye. Ndatekereza se ubu ngubu ibintu byambayeho byabaye bizambaho ntabonye nibiki mu buzima bwose nanyuzemo bukomeye, ubu ibintu bizongera bikumbaho bikomeyeho nibiki. Ako ngeze aho ndavuga reka mbiharire Imana niyishoboye, ngewe ntacyo nshoboye. Igihe cyaje kugera tujya mu urukiko turarukora rurarangira. Haciyeho igihe gitoya numva barambwiye ngo ubukwe ngo uyu nguyu ngo yabuvuyemo, nawe yabijyagamo abivamo. Numva barambwiye ngo ubukwe bwarapfuye kandi twaravuye mu rukiko. Numva inkuru zirasakaye na papa wanjye aza kubibaza, baza se koko ubukwe burahari cyangwa ntibuhari. Bagera kuri mukuru uyu akavuga ati cyo tuzi umugeni twaramusabye turamuka igihe nikigera tuzaza gutwara umugeni, ariko uyu nguyu akavuga ati simbirimo. Igihe cyaje kugera rero ubwo nimbwira musaza wagere ubwo bufaranga bushyire hariya tuzaburya inyama tunywe twinezeze. Icyo nzi cyo ubwo urumva ntago ari twebwe twishe ubukwe, nta kintu bazaza kutubaza. Nari menyereye ko nuba bavuga ngo uyu muntu ngo ubukwe bwapfuye ngo ari umukobwa wabwishe baza gutwara inkwano zabo nibiki. Yaramubwiye nta muntu uzaza kutubaza aya mafaranga kuko ntago ari nge byavuyeho, nibo byavuyeho tuzayarya inyama tunezerwe. Ahubwo nge numvaga ko ari nk'Imana yabigizemo uruhare kugira ngo bipfe. Numvaga ubwo Imana ibona nzabihangayikiramo, ndavuga ubwo ni Imana ibyishe, ubwo yabika tuzarya amafaranga we ntugire ikibazo. Noneho nkamubwira ntako ya mafaranga tuyapangire tuyarye. Akambwira atari ko waretse aya mafaranga nk'abanyabitse. Mu gihe gitoya nibwo naje kumva telefone ivuga ngo ku itariki 7 z'ukwa munani ngo tuzakora ubukwe. Nanjye ntumbaze ngo byasubiyeho gute. Nagiye kumva numva telefone irampamagaye ya pasiteri irambwira ngo kuri 7 z'ukwa munani muzasezerana. Bamaze kumpamagara mbwira musaza wanjye ntewe n'ubukwe mu kwa munani buzaba. Arangije arambwira ati sibyo nakubwira tubwiye amafaranga tuba twarayariye. Ubwo ngubwo ntangira kwitegura ibintu by'ubukwe, ariko nabwiteguye n'ubundi numva nta kirimo kugenda rwose, numva nta rukundo namba. Umuntu muticaranye ngo muganire, umuntu mutaziranye noneho wanambwiye nuko ameze, numvaga ari ibintu bizaba ari urugo rukaze rugoye cyane. Ndangije ubwo turitegura ubukwe, amafaranga nayaguzemo igisabo n'ivarisi sinde n'utundi tuntu duke naguzemo baragiye. Cyo kora ko Imana yari yaravuganye nanjye. Imana ikoresha abantu biwacu, barantwerereye mu buryo bwose bushoboka. Natahanye ibintu byose nta na kimwe kibuzemo, byose narabitahanye. Imana yari igaragaje aho hantu. Hari abantu batekereza yuko Imana itagikora, ngo Imana yakoranaga na ba Danieli ngo na ba Isaka na ba Yakobo itagikora ubu ngubu. Ariko nge ndi umuhamya wo guhamya yuko n'ubu ngubu tuvugana n'ubu Imana irakora, kuko nayibonye mu gukora kwayo gutangaje kwinshi. Ari muri ibyo bihe byose nanyuzemo, nasimbutse impfu nyinshi cyane ntabara. Ari muri ibyo bihe byo kurambagizwa, ari muri ibyo bihe byo kubana muri bwa buzima, nge nagiye mbona Imana ikora. Nta gihe Imana yigize rika gukora, keretse Imana yarika gukora ku muntu ngo ntabwo ariko abafite amasezerano ntago ariko bizajya bibabaho. Gukora ku Imana kuzajya kubabaho kuko bafite amasezerano y'Imana. Iyo ubanye n'isezerano ry'Imana byanze bikunze Imana birangira irisohoje, kuko ntago ari umuntu ngo yivuguruze. Imana rero irakora, n'ubu ngubu irakora. Nge n'ubu ndacyayibona ikora. Nubatse urugo nibaza ngo se Mana ubu nimbyara umwana umwe basi nzajya mbona kenda kandi mwe ko kumwambika. Nkumva ari ibintu bitazashoboka, nkumva ari ibintu bigoye. Ndagira ngo ngire nk'ikibazo nakubaza. Urabona nk'umuntu bari barabwiye yuko utazashaka, barakubwiye ko bakuroze, umurozi ari wabikwibwiriye. Weho ukimara kubona ubukwe bubaye, ukabona ubonye umusore ukubaza izina, mugiye mu rukiko mugeze ku gihe cyo gusezerana, weho wabyakiriye ute? Ngewe ibyo nabyakiriye nk'impano y'Imana, cyane cyane ko navuganaga nayo ikambwira iti nzakugendereza gutya, nkumva ko Imana itabeshya. Ubundi
nahagaze ku ijambo ryo kwizera, nkumva nizeye ko Imana itabeshye, kandi nkumva ko imbaraga zayo ziri hejuru y'imbaraga z'abashidodi z'abakonikoni. Numvaga rero yuko gukora ubukwe bishoboka kubera Imana, nicyo nari mpagazeho. Hari abakobwa bagenzi bawe bashobora kuba barabwiwe amagambo nk'ayo yuko batazashaka, wenda bagendeye ko barozwe cyangwa se bagendeye ku yandi makuru bafite, weho wabagiriye inama nk'umuntu wanyuze muri ubwo buzima kandi Imana ikagukorera imirimo n'ibitangaza? Abo bakobwa ngewe cyangwa n'abasore nabo babaho, nabagira inama yo gusenga no kuba bugufi bw'Imana, kuko iyo ugiranye ubusabane n'Imana niyo ibasha kukuyobora inzira, kandi inzira Imana ikuyoboye aba ariyo nzira nyakuri. Nabagira inama yo gusenga kandi bakizera, bakagumamo. Mbega burya iyo bivangavanze biba bibi, ariko iyo ukorera Imana utayiryarya, byanze bikunze nayo ntabwo igukoza isoni. Nabagira inama yo kutavanga ibintu by'agakiza n'ibindi bintu, ubundi bakizera Imana bagahanga amaso ku musaraba. Hari abantu bavuganye n'Imana, weho twumvisha waragiye uvugana n'Imana, kandi ukomeza kubana nayo, ukomeza kwizera. Wagira ihe nama abantu bavugana n'Imana ariko n'ubundi ugasanga batemera imvugo y'Imana cyangwa se ngo bemere imbaraga z'Imana? Abo bantu baba baravuganye n'Imana ariko ntibizere imbaraga z'Imana, baba bafite kwizera gukeya. Icyambere nabasaba kwizera cyane, kuko kwizera iyo gufatanyije n'umutima unyuzwe kubyara inyungu nyinshi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kwizera niko kwatumye Aburahamu babona abana, mbese niko mbibona. Kwizera niko kwatumye Saduraka na Meshake na Abedenego bava mu itanura ry'umuriro ugurumana, kuko iyo batagira kwizera nabo ntibaba baravuyemo, ntibaba baragiyemo, ariko bashingiye ku kintu cyitwa kwizera. Nababwira kwizera bakagushyiramo batagufatanyije n'ibindi bintu, uyu munsi yizere ejo yabivuyemo, ejo yagiye aha, mbese abivangavange. Iyo yizeye Imana ibicisha mu nzira nziza kandi imwereka ibintu ku murongo uko bimeze. Hari abantu bumvisha ubuhamya bwawe bakaba batekereza ko ubuhamya bwawe bwabubaka, ndetse bakaba banakugisha n'inama. Turagira ngo tugusabe ubahe nimero ya telefone, nurangiza usengere n'abakobwa ndetse n'abasore n'abandi bantu bafite amakuru nk'ayo ngayo, kugira ngo nabo umwuka wera ndetse n'Imana Data wa twese bibafashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. 0788 58 0049. Mana Data, mu izina rya Yesu, aka kanya twari turi kuri iyi radiyo tuvuga gukomera kwawe, izina ryawe niryamamare. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware, turi imbere y'amaso yawe. Icyo tuvugira ibingibi ni ukugira ngo imitima y'abantu izahuke, ni ukugira ngo imitima y'abantu yongere ikomere. Niyo mpamvu muri uyu mwanya nsengeye abakobwa n'abasore mu izina rya Yesu. Hari abakobwa benshi bavuga yuko Imana itagikora, hari n'abasore benshi bavuga yuko Imana idashoboye. Hari Imana itanga inkwano igakorera uko abantu, hari Imana ikiza indwara za karande ikazikura ku bantu, Imana igakora igitangaza ku buzima bwabo. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, nubashyiremo kwizera guhamye, nubahe guhanga amaso kuri wowe Kristo. Ku ijambo ryawe ryarambwiye ngo uru rutare rutanyeganyega, ubahe kukubakaho Mwami, kuko bubatse ku bindi bintu banyeganyezwa, banyerera bakagwa bakava mu byizerwa. Ariko reka aba bakobwa n'abasore mbashyire mu bwishingizi bwawe, mbamureho imigabo n'imigambi y'abadayimoni, mbamureho gukora ku mwanzi, gukora kw'imyuka mibi. Reka ibitavuga Imana byose binyeganyezwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe zurukire gutwika no gukongora ibitavuga Imana mu izina rya Yesu. Unyemerere Mwami Yesu, ubigaragarize, bumve ijwi ryawe, bumve imirindi yawe, ubabe bugufi, kandi imbaraga z'umwuka wera ntiziweme kuboneka kuri bo. Hatabayeho imbaraga z'umwuka wera banamuka bajya kure yawe, ariko bigize bugufi bwawe bagotesha imbaraga zawe Kristo. Mwami Yesu, reka izina ryawe ryamamarire ku buzima bwabo, nabigihe nk'iki bazahamya izina ryawe. Urakoze kuko ubyumvise, tegeka kandi uganze ubugingo bwabo. Tubisabye Imana twinginga mu izina rya Yesu. Amen.